5,000 francs. 2,000 francs. 1,000 francs. 100 francs. Bomba chocolat. Ok. Ici, prise de égale compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, merci beaucoup. Oriva. Bongeye kubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV. Nizere ko mwese aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Nizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeye, mushima Imana rugira rugena byose niyo twiringira. Namwe muri hirya no hino mu mpande zitandukanye z'isi mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, hano ku Mwana TV tubahaye ikaze. Bakunzi b'Umwana TV, mu minsi yashize twabanyarukiye mu ntara y'Uburasirazuba ni mu karere ka Rwamagana, tujya mu kigo cy'ishuri cya Ecole Etoile hariya mu murenge wa Muyumbo, aho twasuye abana bigira muri kino kigo. Tubasangana impano zidasanzwe cyane zituruka ku burezi bw'abarezi barerera muri kino kigo. Hanyuma rero benshi mwifuje ko twaganira n'ababyeyi cyane kugira ngo ibyo mwagiye mubona ku bana mwumve n'imva mutima z'ababyeyi barerera muri kino kigo. Niyo mpamvu rero nanone twongeye gusubira muri Ecole Etoile kugira ngo tuganire n'ababyeyi baharerera, twumve imva mutima zabo, cyane ko abanyarwanda benshi mwifuza ni hehe twajyana abana bacu, cyane aho batanga uburere budaheza kandi uburere buhamye, bwa bundi koko umubyeyi yifuza, bwa bundi igihugu cyifuza ku mwana. Reka rero munyemerere uyu mwanya mwiza tuganire n'ababyeyi barerera muri kino kigo cya Ecole Etoile. Ndabakunda, nitwa Emmanuel Kanani, tubahaye ikaze. Nitwa Mukanyandwi Marceline, nkaba ndi umubyeyi urerera muri iri shuri rya Etoile. Umwana wahatangiriye muri gardienne ya mbere, yego, kuva yatangira kugera muri iki gihembwe cya gatatu, tubona bigenda nk'ababyeyi. Nitwa Uwamariya Esperance, mfitemo abana babiri biga muri iki kigo cya Etoile. Ni ukuri iki kigo kirigisha cyane bihebuje, abarezi baho bose barigisha cyane. Abo wigisha maternelle ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, bose barasobanutse. Murakoze, nitwa Ineza Justine, nanjye ndi umurezi mu kigo cya Etoile. Nanjye nitwa Ninahazwa Yvette, nkaba nderera muri iki kigo cya Etoile. Ni umurundikazi, naritinya mbere ariko hano nagiriwe amahirwe bampa akazi. Numva yuko ntanabishobora, ariko nize ubwarimu ndabyiga i Burundi, tuba turahunze 2015. Tumaze kuza ndahaba hano muri uru Rwanda, muba nta kazi, ariko sinzi ukuntu nahuye n'uyu mubyeyi wa hano. Turibwirana, turamenyana, turaganira byinshi, mubwira yuko nize ubwarimu, abarampamagaye kwigisha abana. Rero gushika ubu ngubu nanjye ndi n'umumama, mafite umwana yiga muri maternelle ya mbere hano nyine. Nyine cyiza cyane. uyu munsi nuko aragwaye ntiyashoboye kuza, naho yarafite n'ibyo avuga ariko byasibye. Afite ibintu byinshi yize birenze ntarinzi. Ni umwana muto, yaje afite imyaka 2, yujuje imyaka 3 muri uku kwezi gushize, ariko ibintu azi mubonye n'abantu bose bumvise ibyo avuga, n'abantu bavuganye b'i Burundi barumva yuko ari umwana atari umwana yarerewe hano mu Rwanda. Yego, ubona arenze umengo n'uwo mu Burayi ahubwo. Yaje ari umwana
ubona nyine ucecetse ariko ubu tubona yarakangutse. Yego. Okay. Ni ukuvuga ngo uko bimeze kose uritegereza ukabona hari impinduka zabaye. Hari impinduka iyo bamuhaye amadevuwari. Yego. Arayikoresha. Ubwo iyo ntari mu rugo hakaba igihe afashe kereyo agafata ikayi akayikoresha nkabona arandika nta kibazo. Ni ukuvuga ngo rero nimba mbyumva neza no kubivuga urasa naho ufite emotion. Ni ukuvuga ngo ni ibyishimo bufite cyane rwose. Ndashima Imana kuva twamuzana ikinyabupfura mu rugo nta kibazo. Babigisha iyobokamana. Bibiliya yera gitabo cyiza, buri jambo rizima, buri jambo ry'ukuri, buri jambo risize. Reka nkuvuge mwatire abantu bose bandika mu ruhanga mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Tubonamo byakize ubugingo. Icyo gitabo ni cyiza, kiraryoshye, ndakigukumbuje. Utarabona umwanya wo kugisoma, gisome wumve uko Uwiteka agira neza. Ugagera mu rugo namuha ibyo kurya ati tubanze dusenge. Akambwira ati mbere yo kurya umwana arabanza agakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ubundi agasenga agatangira akarya. Urumva abanyeshuri bigisha nabo ni abana bafite mu mutwe babibonye. Abana barafata kuko iyo wigishijwe n'umurezi nawe ufite ubumenyi buhagije cyane cyane uzi ururimi rwo bigishamo, umwana nawe arasobanura. Sisi, prise, de, egale konde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Ok, merci beaucoup. Oliva. Umwana wese waciye mu ishuri ry'incuke aba ari umwana rwose uko usobanutse, kuva mu ishuri ry'incuke kuzamuka umwana bityo arinda agera P6 ubona ari umwana usobanutse, kuko burya ishuri ry'incuke niryo rya mbere ribanza kugorora umunyeshuri. Icyo byadufashije mu rugo, umwana nimba yarabagaho ari mu rugo ategerezwa kuzajya kwiga mu wa mbere. Yego. Ubu ngubu yaje gutangirira hano. Iyi ni intangiriro yabonye kugira ngo azabone uko atangira muri pirimeri afite ubumenyi buri hejuru. Ubumenyi buri hejuru. Okay. Nyogokuru nkunda nyina wa mama n'umusatsi wera ku mutwe n'akabanda acumbagiriraho, ndagukunda kurusha abandi. Iyo ngiye kugusura ubwuzu buramutaha akanyakirana impuhwe nyinshi, atiraha umwana wanjye akangaburira, namara kurya ngahaga akancira utugani twiza. Ni nanjye nyogokuru nkunda, nzagusabira ku Mana izaguhe kurama ibihe byose. Amen. Bibiliya yera gitabo cyiza, buri jambo rizima, buri jambo ry'ukuri, buri jambo risize. Reka nkuvuge mwatire abantu bose bandika mu ruhanga mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Tubonamo byakize ubugingo. Icyo gitabo ni cyiza, kiraryoshye, ndakigukumbuje. Utarabona umwanya wo kugisoma, gisome wumve uko Uwiteka agira neza. Iyo wifatanije nabo ukamera nkabo, buriya muri class iyo turimo natwe dusinduka abana kugira ugendane nabo. Umwana iyo abona umwiyumvamo ibyo akora, ukabona yuko ari ibintu byiza, ukabimufasha, mubona ari kugenda mu nzira itumbereye ukayigendamo nawe, umwana bifata vuba akanakwishimira, nawe ukamwishimira, ukumva ari ibintu byiza cyane, hakazamo urukundo. Hano hantu n'ukuri abana bahiga nta mwana n'umwe wabona yuko adashabutse. Egale konde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, merci beaucoup. Ok, ndashaka. Okay. Prise, de, egale konde. 1,
28. Ok, merci beaucoup. Oliva. Merci beaucoup. gushabuka biri aha ngaha n'ahandi wabibona ndibaza namwe mwabibonye maternelle wa ya mbere mwabonye ukuntu biexprima ibintu byose wabibonye urabona ko ari ishuri ry'akazi. hari n'ikindi kigo ugeramo ugasanga abana baho barakonje bari kuri level yo hasi ariko abana dufite pe ni beza iyo urebye nyine nk'iyo ndi kubigisha hari abafite ejo heza ubona nyine ari heza cyane ku buryo nibatangira primaire bazajya gutangira primaire bafite mu mutwe hatandukanye n'utarigeze yiga muri Etoile cyangwa se utarigeze yiga maternelle bafite mu mutwe hafungutse ibyo babwiye byose bahita babifata ubona ko batandukanye bashobora kuba batandukanye n'abandi bari hanze batigeze binjira mu ishuri rya maternelle. umwana iyo avuye mu irerero ariga abazi niho ahera yubaha aba afite itandukaniro rirerire n'umwana watangiriye primaire. umwana rero utangiye kwiga maternelle mbona ari wa mwana ufite uburere cyane burenze kurusha ubwo watangiriye primaire kuko aho batandukaniye umwana watangiye muri gardienne atozwa uburere agifite imyaka 3 agicuka ntago azaba ameze nka wa wundi utangira imyaka 7 agiye mu wa mbere. urumva hari itandukanizo rirerire kandi burya umwana wa gardienne niwe mwana nabonye ubasha kuba yazamuka akarinda yatsinda neza kuko yize maternelle yarahawe uburere bwa mbere bubanza ko hasi azamuka bityo nawe afite mu mutwe. ubwo rero abarimu ababyeyi batajyana abana babo mu irerero ngiye mbona afite ikibazo muri ahubwo nkanjye hari abenshi mbanza kwegera nkabasanga nkabaganiriza nkababwira buryo ari byiza. hari abanyumva hari n'abandi batanyumva ariko abagerageza kunyumva benshi bazabazana hano batarenze nka 5. hari noneho rero uvuze ukomenye ukoze hasi unyibutsa ibuye hari ababyeyi cyane cyane kuri buno burere bw'abana usanga bagenda bigura intege cyane cyane ku bijyanye n'ubushobozi bwabo undi bashyira ku bana babo urabivuga iki? icyo nabasha kubivugaho nuko hari igihe umubyeyi urugero duspose hari igihe nshikambishyireho hari igihe nshobora kuba wenda niyumva yuko ntabona minerivare yo kwishyurira umwana muri gardienne nkavuga ati reka mwihorere yicare aziga amaze gukura azatangira mu wa mbere agize imyaka 7 cyangwa 6 kuko nta mafaranga nabona yo kuva muri gardienne kuva afite imyaka 3 kuzamura ariko ngiye kubera ko ngiye ntabyumva ndamutangiza mu wa mbere afite imyaka 6 cyangwa 7 urumva nzaba icyo gihe nzaba ndi kumudindiza cyane ariko ngiye kuko mbyumva ku bwanjye ku rwanjye ruhari ngomba kuzana umwana wanjye niyo yaba ari muto n'undi amufite ahangu utaruzuza imyaka 3 ngiye nkamukuza nkamushyira muri maternelle abarimu be bakamuzamura neza ku buryo nagera mu wa mbere agahuramo na wa mwana utarigeze wiga gardienne uwanjye azamurusha ubwenge kure kuko uwanjye yabanje kwiga ava hasi yiga ahera mu ncuke arazamuka urumva afite itandukanirizo hagati yanjye na wa wundi nimba navuze ngo njye nta mafaranga mfite ndapfa kumuzana mu ishuri njye nshaka 1000 nyibone 2 mbibone ariko sindindiza umwana niyegeranye mwishyurira ishuri ntago nzamera nka wa mubyeyi urindira kujyana umwana uziziri ku mukanda uvuye gukora kugira ngo abeho neza kugira ngo umwana abeho neza kandi agire mu mutwe. Trice mbariko mvuga twaramwishimiye ni umubyeyi ugira urugwiro adufatira abana neza mbese sinabona uko aho bukera muzamugabira rero ngaho cutsa n'impundu yego murakoze maternelle yacu irihariye ndakeka umubyeyi urereramo ntabwo ashobora gucika intege ntabwo yacika intege ahubwo twe twashishikariza abatari babazana kuko ababazanye bo barangije kubona ko Etoile ari ikigo cyiza abana bataha bafite isuku basa neza bavuga ibyo bize abana bose bigamo hano bataha bavuga ibyo bize kandi ukabona ko n'utarabifata afite kuraje biri kuza. ubwo rero umuntu wagezemo we ntashobora gucika intege icyizere turagifite ariko utarageramo turabashishikariza kuzana abana babo muri Etoile kuko ni heza cyane. Imana rero
icyo dusaba cyane cyane ni tubonye nk'abadutera inkunga tukagura ibintu byaba birenze uko tubitekereza ni kwagura niba bishoboka tukagura twifuza nuko na primaire yaza abana bacu turi kurera ibyo turi kubaha bigakomeza tugashyiraho n'ibindi bibereye hano muri Etware byaba byiza. Noneho abana bato buriya batera abantu amatsiko imibanire yabo nayo uyimbwireho uburyo babana muri discipline mubibona mute nk'abarezi mubana nabo umunsi ku munsi icyumweru kigatangira ikindi kigataha muri kumwe nabo babana bate? Abana babana neza nta kibazo bose bakiza baba batinyana kandi wanabyumvise ko baje barira haraka resitation umwana yavuze ati naje ndira ariko ubu ndaseka baje barira batinyana umwe mwicaza n'uwundi agatinya ariko ubu ngubu twaberetse ko ari bamwe bose ibyo baje gushaka ari bimwe babana nta kibazo kiri hagati yabo babanye neza. Ça c'est quelle couleur? Ça c'est quelle couleur? Bonbon chocolat. Nabo barabyishimira ahubwo ikintu kiza mbere yabo kiguma kiza kigaruka nukwagura ati mwagura ahubwo mwagure abana bacu bakomereze hano uburere mutanga turabwishimira cyane ni byiza nta kibazo. baje batubwira tubwire na security rero nubwo wenda ntekereza ko ubu uri umurezi ariko iyo urera incuke unamenya na security yabo hari uburyo ujya kumva ngo umwana yarazimiye cyane utwana duto nka turiya noneho security y'abana hano iyo yifashe gute? Security yo nta kibazo ko ikigo cyacu n'ahari gitoyi gifite portail turafunga guhera saa 2 nta muntu yinjiramo idani baraza saa 2 zigeze baca dukinga n'ingufure nta wundi mwana ashobora gusohoka kireka ava mu ishuri aje hanze agiye muri toilette naho hanasohoka nyuma ya portail ntashobora kujayo. Saa 6 zagera umubyeyi araza bagakomanga kuri portail umwarimu agahereza umubyeyi umwana we tuba tubazi nta mwana yigera azimira hano.
reka tubashimire cyane bakunzi b'Umwana TV. Abanyarwanda bajya baca umugani bagira bati uburere buruta ubuvuke. Twari turi mu ntara y'Uburasirazuba na karere ka Rwamagana, ni mu kigo cy'ishuri cyitwa Ecole Etoile kirera abana basaga 80 ariko bakaba ari abana koko bahatyariza ubwenge cyane ko abayobozi twaganiriye byinshi cyane ndiho ndavuga abayobozi b'aba bana, ubwo n'abarezi twaganiriye n'ababyeyi, ngira ngo mwabyumvise n'abana b'abahanga kandi batangaje cyane. By'umwihariko twavuga ko ibi nibyo u Rwanda rwifuza, nibyo igihugu cyifuza. Iyo abana batangiye amashuri bakiri bato bigira umumaro ukomeye cyane ko iyo umwana ari mu bandi kuri runo rugero arakanguka, hanyuma yazagera mu mashuri abanza ibintu bikagenda neza, akavamo koko umuntu ukomeye ushobora kwigirira akamaro ndetse akakagirira n'igihugu cye muri rusange. Reka rero bakunzi b'Umwana TV mbashimire cyane ku ruhare n'ibiganiro byacu muba mwagiye mukurikirana. Nizere ko kandi wowe nimba ari ubwa mbere warutubonye hano ku Mwana TV waba wakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro tubategurira cyane bishingiye ku mwana bijye bibageraho 5 kuri 5. Reka nibutse ababyeyi, burya mwese ni byiza ko wibuka ko igihugu cyacu cyaratekereje kireba kure maze gishyiraho ikigega kizigamira abana ejo habo, nimba koko abasha kuba ari mu ishuri ariko ejo yanakura akabasha kwiteza imbere. Icyo nta kindi ni ikigega Ejo Heza. Ejo Heza ni ikigega cyashyizweho na leta y'igihugu cyacu, ihora itureberera kandi ikareberera abana kugira ngo ejo habo hazagende neza. Ntekereza ko banke zose za hano mu Rwanda iyo serivisi zirayitanga, ni ukujyayo gusa ugakomanga ukavuga uti je gufunguza konte y'ubwiteganyirize bw'umwana wanjye. Ikindi wenda message nanone tutakibagirwa gutanga hano ku Mwana TV nuko burya kujyana umwana mu bigo by'ishuri nko muri Ecole Etoile ndetse n'ibindi bigo byaba ari byiza cyane kurushaho kugira ngo abana koko bakomeze bagubwe neza. Kubuza umwana kujya ku ishuri bihanwa n'amategeko, cyane ko ari ukupukirana uburenganzira ahabwa nimba waramubyaye, kumugaburira, kumwambika, kumwitaho, ariko ishuri utaryibagiwe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Bakunzi b'Umwana TV rero reka mbashimire mbabwira ko ibiganiro n'amakuru tubategurira nakagaruka. Ibigo by'amashuri hirya no hino ntimukibagirwe guhamagara hano ku Mwana TV kugira ngo tuze twifatanye namwe turebe impano ziraho iwanyu, tuzereke abanyarwanda, twereke abanyarwanda ibyo twifuza ku bana. Reka kandi mwebwe mufite ibyo mukora cyane ibijyanye naho abana bashobora kwidagadurira no mu bwonko bwabo hakakomeza gufunguka, ndavuga babandi mufite ibigo aho abana biga koga, abana biga gutwara amamodoka n'ibindi nimuduhamagare tumenyeshe ababyeyi aho mukorera. Reka mbashimire, ngewe nitwa Emmanuel Kanani, ikiganiro cyo nakagaruka. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.